dufatikanye gusoma urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ribijya igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatanzi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo ndore ndashira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera azakogwa n'isoni. Amen. Amen. Turangirize mu rwandiko rw'Abaefeso ibice 2 umurongo wa 19. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 2 umurongo wa 19. Nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranyirijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera rw'Umwami Yesu. Amen. Amen. Dushimiye Imana ko ituboneye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri Nibature, kuri bamwe naho kuri twebwe bari hano. Ubu isaha ziragiye, dufite isaha 4:34 muri state ya Texas. Abantu bayobozi cyangwa batekereje iki gitekerezo cyo kugira ngo abantu bazoza babyuka basenga Imana, bibuke baje imbere y'Imana, bagakora iki kintu gihuza abantu ku murongo. Imana ibaheze umugisha. Amen. Kandi nabashimira kuri iri teka kuba banyizeye bakampa uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nishimiye kumva umuvyeyi wacu Revera Onesimo, Revera wo mu Rugabano. Imana imuheze umugisha, turamukunda kandi turamukumbuye cyane. Siwe wenyine, numvise harimo n'abandi bavyeyi benshi nabo ndishimiye kubana nabo, nuko tutarebana, nuko tudahuriye nyine nk'ahantu mu rusengero, ariko naha ni heza, niho Imana yabonye, ni nako n'ibihe n'iminsi bimeze. Reka tubyishimire. Amen. Mpapore abantu batakaje ababo, natwe twatakaje abantu. Ni pole kuri twese, muhumurike. Ijambo natekereje ko tuganira ijambo tumenyereye rivuga ngo Yesu ni ibuye rikomeza imfuruka. Amen. Bibiliya nk'uko twasomye yavuze ngo
yesu nibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe ariko ngo ryabanje kwangwa n'abubatsi. Abubatsi bararirebye bararyitegereza babona ridakwiriye, babona ritogiraho ryubaka, bararyanga. Amen. Abo ni abantu, ariko Bibiliya yatubwiye ngo ku Mana byaratoranijwe, irigira iry'agaciro kenshi, ndetse ngo ayitegereje ngo abona ari ryo buye rishobora gukomeza imfuruka. Amen. Kuriya inzu nyinshi ahantu zikomereye ni mu mfuruka, mu ibuye rikomeza imfuruka. Abayenjenyeri baza bitegereza bakavuga ngo umusingi w'iyi nzu niwe uzatuma izamuka cyane ikaba ndende, cyangwa bitewe n'ukuntu tubona nico gituma izaba ngufi, kuko ntifite uburyo bw'umusingi buhagije. Bashingiye ku musingi cyane cyane muri kona cyangwa se mu mfuruka, niho baza barebera bakamenya ngo iyi nzu izazamuka ikomere cyangwa izaba ngufi ntabwo izakomera. Kuko ibuye rikomeza imfuruka rigomba kuba ari ibuye ryiza kandi ripimye kandi rishitse kandi rikwiriye. Amen. Rikabona gukomeza imfuruka. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Yesu yaje hano mu isi hari abantu benshi kuko isi imeze none cyangwa se kuruta nuko. Abantu bari bahugiye mu bintu bitandukanye, barigaga nk'uko abantu biga, baracuruza, bari muri leta, bari mu butegetsi, bari mu budandaza, abandi bari mu madini. Nibuka abagabo babiri batatu b'Abanyamerika mu mwaka w'1975 bagize iteraniro ry'amasengesho, bakuramo revelation cyangwa se iyerekwa. Baravuga ngo tureme tuhindure isi duciye mu misozi 7. Baravuga ngo dushobora guca mu musozi w'ishuri, mu musozi w'imiryango, mu musozi wa bizinesi, mu musozi w'itangazamakuru, mu musozi w'idini, mu musozi w'imyidagaduro, no mu musozi wa media. Baratekereza abo bagabo, umwe yitwa Lauren Cunningham n'undi witwa Bill Bright na Francis, muri 75 baricara barabitekereza. Imana ibaha ubwo bwenge, ibaha iryo hishurirwa. Baravuga ngo twokubaka isi, tworema isi tuyihinduye dukurikije ibi bintu ko ari 7, kuko basanze isi yose ihagaze kuri iyi misozi ko ari 7. Baravuga ngo duhagurutse tugakora cyane, twohindura isi tuyiciyemo buri ahantu twaba tuhagira umuntu. Abo n'abubatsi n'abandi, icyo gihe hari abubatsi bakenera kubaka no gushepinga ubuzima cyangwa se guhindura ubuzima bw'abantu. Hariho abafilozofe bagenda bakavuga ibintu bishobora guhindura ubuzima bw'abantu benshi icyarimwe, abantu bakabigenderaho. Hariho abandi bantu b'abashakashatsi. Murabona ubu isi yarahindutse kubera gusa abantu b'ubushakashatsi bashakashatse bakamenya ko hobaho n'iri terambere ryo guhuza abantu, bakicara hasi bakaganira bari ku migabane itandukanye.
abo ngabo ni abubatsi bashobora guhindura ubuzima bw'abantu bakoresheje gusa interinete na kominikasiyo. Hariho abubatsi b'uburyo bwinshi, ariko abo bubatsi igitangaje bahozeho kuva kera. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu Kirisitu ngo nibuye byanzwe n'abo bantu bose. Abakora muri kominikasiyo bararebye babona wapi tibiciyemo, abakora mu bucuruzi babona wapi, abakora muri leta babona ntibiciyemo, abakora muri edikasiyo babona wapi. Ariko ngo kumana Imana ishimwe, amen, kumana ngo niryo ryatoranijwe. Yesu niwe watoranijwe ugomba kubakirwaho n'andi mabuye yose, cyangwa se ugomba abubatsi bagomba gukoresha mu gihe cyose bagiye kubaka. Bibiliya izitubwira hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni ijambo ryavuzwe na Petero. Yaravuze ngo mu Cyongereza haravuze ngo agakiza ngo nta rindi zina kaza kabonerwamo, ngo nta n'irindi zina ryo mu isi cyangwa mu ijuru ryahawe abantu bagomba gukirizwamo, ngo keretse izina rimwe gusa, nta rindi, ngo keretse izina rimwe gusa, ngo iryo ni izina rya Yesu Kirisitu. amen, kubera iki? Ikintu cya mbere, iri buye ryatoranijwe nuko ryatoranijwe n'Imana. Icyo nicyo cya mbere. Imana yabonye kwitodukirisha amaboko y'intama cyangwa se amaraso y'intama, ay'inka cyangwa ibindi bintu, ibona gusa ikintu kimwe cyo dukiza. Imana ishimwe, amen, ibona ikintu kimwe cyo twubaka, ibona ikintu kimwe cyo turema tukabaho, tukagira amahoro rimwe iteka ryose. Itoranya Yesu Kirisitu, yishimira amaraso ye. amen, kubera iki yishimiye amaraso ye? Ikintu cya kabiri ni uko yabonye ko ari ay'agaciro kenshi. Bibiliya izitubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku wa 19, ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe mukugwa mu buzima bwanyu bwa kera. Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo mu buzima bw'ibiganiro bya kera, ngo atari ibibora nk'ifeza cyangwa izahabu. Ibintu bishobora ifeza tuzi ko ari iy'agaciro, ariko ngo nayo izishira, izigajuka. Izahabu tuzi ko ari iz'agaciro, ariko ngo ziza zitakaza umwimerere wazo. Ngo izaducunguye ngo tuve muri ubwo buzima bubi bwa kera, ngo si ibyo ngibyo, ngo ahubwo twacungujwe n'amaraso ya Yesu Kirisitu. amen, Amaraso ya Yesu Kirisitu. Kubera ko amaraso ya Yesu Kirisitu yabonetse ariyo yoshobora kuducungura akagira agaciro karuta yandi maraso, ni ukubera ko atari afite inenge, adafite inenge cyangwa ikizinga. Iyo usomye hano muri iki gitabo nyine aha twasomye, Bibiliya zivuga ngo ni amaraso adafite inenge cyangwa ikizinga. Mu yandi magambo, agaciro kayo ni uko adafite inenge. Yesu ashimwe, dufatikanye kumva. amen, kubera iki amaraso ya Yesu Kirisitu afite agaciro kenshi kurusha ay'abantu, kurusha ay'ibitungwa, kurusha ay'inka, kurusha ay'ibindi bintu byose? Ni ukubera ko adafite inenge muri yo, kandi adafite ikizinga. Ni amaraso adafite inenge, ni amaraso adafunguye, ni amaraso atari mu icyaha, ni amaraso atarimwo urubanza, ni amaraso adafite buremishi. Buremishi ni ikizinga.
ni amaraso adafite ikizinga muri yo, ngo ayo niyo twacungujwe. Nico gituma Imana yatoranije ko tugomba tukubaka ku ibuye rikomeza imfuruka, kandi imfuruka z'inzu yacu yo mu mwuka igakomera ikomejwe n'uko twubatse ku ibuye rikomeye, twubatse ku ibuye rikomeza imfuruka rikayikomeza. Hari ijambo dushobora gutekereza ngo ese turubaka inzu yacu yo mu mwuka ni iyihe, niki cyane cyane dushaka kubaka cyangwa dushaka gushira hariya kuri cornerstone cyangwa ku ibuye rikomeza imfuruka? Ndavuga ibintu bibiri, wenda ejo nzavuga ibindi, ariko reka mvuge ibintu bibiri bya mbere tugomba kubaka hariya kuri cornerstone. Ikintu cya mbere ni ukwizera kwacu. Kwizera kwacu kugomba gushingira ku ifatizo, ku ibuye y'ifatizo, ku ibuye rikomeza imfuruka. Bibiri zitubwira mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 ngo dutumbire Yesu wenyine, ngo niwe banze, niwe musingi, niwe banze ryo kwizera kwacu. Kandi ngo niwe ugusohoza. Ni ukuvuga ngo niwe utangira kandi niwe urangiza ibintu bijanye no kwizera kwacu. Ibyiringiro byacu ntibiba kubakomeye cyangwa ngo bibe ku bihugu bikomeye by'ibihangano, cyangwa ibyiringiro byacu ngo byubakwe ku bana dufite cyangwa ku bavandimwe cyangwa kuri edikasiyo cyangwa ku muryango cyangwa ku idini. Ahubwo kwizera ibyiringiro byacu bigomba kuba kuri Yesu Kristo kugira ngo bibe bishitse bikomeye. Iyo ufite kwizera, nza mbona iyo nkomeje gusoma kwizera hano mu gitabo cy'Abaheburayo, iri ni ijambo ndi mu gushaka ngo rigenga ubuzima bwacu. Ndi mu gukunda ijambo ryo kwizera, kuko kwizera niko tuboneramo ibintu byose, niko duhererwamo umugisha. Nasomye igitabo cy'Abaheburayo hano ku gice cya 11, soma ijambo ryo kwizera. Bibiri iravuga ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Imana ishimwe. Hepfo akavuga ngo kandi uko kwizera ngo niko kuduhamiriza neza yuko ibyo tutareba biriho byaremwe n'Imana. Hepfo akavuga ngo kandi Imana ishimwe. Kwizera ngo icyatumye abakera basogokuruza bahamwa neza bagashigwa mu rutonde mu ntwari mu bantu bo kwizera, ngo nuko bari bagufite, bagize ubuhamya bwiza, bagapfa bakaba batakiriho ariko bakavugwa nk'abantu b'imfura babayeho neza, ngo bari bafite kwizera. Bibiri ikatubwira ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose. Hari ibintu tuzi kandi twamenye neza,
ari uwize ari utarize umuntu wese yamenye neza ukuye ubu isi yarahindutse abantu bari mu guhinduka ariko hari ibintu tuzi neza umuntu wese uri hano bamubajije ngo ese uri umugore cyangwa uri umugabo yobasha kubitandukanya akamenya icyo ari cyo neza isi yahindutse nimba tubasha kumenya ibyo abafite kwizera bafite kumenya neza yuko ibyiringiro nka kujya uza umenya ngo ndi umugabo cyangwa ndi umugore ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu niko tugomba kumenya neza ibyiringiro tukabimenya neza tudagifite ikintu cyo gushidikanya na gitoya yuko ari ukuri. Amen. Imana ishimwe. Amen. Urundi rugero kwizera kumeze nka kujya uza ugenda ukaje kubaza kwa manyana yawe ngo bazoguheza umugeni mugahana amasezerano warangiza umunsi wagera utarababona ko baje ukabaga inka watumiye abantu bakaza bakicara hasi bakajya uzi ngo bamanyana yawe baraza warangiza ukagira nk'agahuha muri wewe warangiza kugira uruhuha batese aba bantu batoja kuza byogenda gute umuntu kuja kukurebera yamara akagera nko hakujya ahantu mutarangiza akababona akagaruka akababwira ati abakwe ngaba babonye hariya hirya nababonye twavuganye barahari uwo muntu muba mugifite gushidikanya kuko uwo muntu aba babwiye ibintu yiboneye kandi azi nubwo mwe mutamubirangiza uko niko kwizera kumeze kwizera kurangiza hirya kandi kugasa kwamaze kugerayo kugasa nkaho kwamaze kugera iriya hirya y'ahantu tutareba warangiza ukahabona ukahagera wewe ukahaba ukamenya ibihaba ukamenya ibihatuye ukabyizera ukavuga ngo biriya nibyo byaje kugira ngo kubera uko kwizera Aburahamu ngo byatumye aba mu mahema imyaka yiwe yose ngo kubera ko yari yagiye abona umugwa Imana yubatse ngo kandi irawurema ngo bituma avuga ngo jewe nzaba mu mahema ngo kuko sino kubaka inzu hano nabonye ikindi gihugu nabonye uwundi mugwa Imana yubatse kandi irawurema. Amen. ngo ko kwizera niko kwatumye ngo Abera atamba igitambo ciza kiruta icaka ini. Uko kwizera rero tikuza gukomoka handi kuza gukomoka abagufite kuza gukomoka kwibuye bikomeza imfuruka. Amen. Ntiguturuka ku bantu uko kwizera ntiguturuka ku muntu uko kwizera nukuva kwibuye rikomeza imfuruka uko kwizera iyo gufite tukazumenya ngo nukwawe Bibiliya zitubwira ngo dutumbire twitegereze Yesu wenyine niwe banze niwe buye niwe banze niwe musingi niwe cornerstone niwe buye ryo kwizera niwe banze ryo kwizera iwe kubera gusa kubona kure kubera kwizera kwiwe ku murimo ngo yaritegereje ngo abone ibyiza biri inyuma y'imibabaro ye Imana ishimwe. Amen. ngo bimutera kwishima ibyo byishimo ngo bituma asuzugura tiyaheza agaciro imibabaro agiye kunyuramo tiyaheza agaciro ibyo agiye gucamo tiyaruha bitekereza ko bihari tiyabibona kuko bigiye no kuzaba tiyabibona nk'ibintu ahubwo ngo yishimira ibyishimo by'inyuma byo hirya z'inyuma y'imibabaro
arareba ibintu biri hano ibi agiye kunyuramo, ukuntu azakubitwa, ukuntu azabambwa, ukuntu azacunaguzwa, ukuntu azambika ubusa, ukuntu azagira ibyo byose ngo abona hirya yabyo ngo bimutera kwishima. Amen. Yanga gupfa, aremera gupfa kubera ko yari afite kurangiza. Niwe banze ryo kwizera kwa. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere, ikintu cya mbere tugomba kubaka kuri iri buye, ikintu cya mbere tugomba gushira kuri iri buye rikomeza imfuruka zacu kugira ngo zibe zikomeye, ni ukwizera. bitubwira hano mu gitabo c'Abaefeso ibice 6 ngo mutware kwizera nk'ingabo, ngo niko muzabasha kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Ni ukuvuga ngo kwizera ni ikintu tugomba kuba cubatse ahantu kwibuye rikomeza imfuruka, kuko ibintu byubatse umukirisitu, ikintu cya mbere gikomeye ni ukwizera, kandi kwizera gushikamye guhagaze kwibuye rikomeza imfuruka ari uko kwa Yesu. Reka mbabwire abantu bafite ibindi bizeye ubu muri iki gihe, nkatwe turi hano muri Amerika, ubushize numvise bavuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo kuba uko ashaka. Bati ushobora kuba umugabo wumva birambiwe ukaba umugore, iyo bayita ngo ni transgender, kuba umugore cyangwa ukaba umugabo, cyangwa ukaba umugabo ukasukongera ukaba umugore. Baravuga ati nimba ibyo bishoboka, hashoboka nanone no kuvuga ngo umuntu yovuga ngo ntashoboye, ukavuga ngo nimba ukavuga ngo upfuye ijisho kandi ntajya upfuye, ni uburenganzira bwawe. Ukavuga ngo uri impumyi, ukaba impumyi ukabyemererwa, iyo ni transable. Ukavuga ngo njewe mbaye impumyi, sinshoboye kugenda, sinshoboye, sinzobambona, cyangwa ukavuga ukundi, iyo nayo irahari. Ubwo ni uburenganzira bwawe. Hakaba ubundi burenganzira bavuze, ni ukuvuga ngo transfacial, ni uguhinduka, ukavuga ngo kuko ndi umwirabura, ukavuga ngo njewe nza niyumva ko ndi umuzungu. Ukavuga ngo njewe nza niyumva ko ndi umuzungu. Umuzungu nawe akiyumva ko ari umwirabura, afite uburenganzira bwo guhinduka, akavuga ngo abaye umwirabura, umwirabura nawe akavuga ngo abaye umuzungu. Ibyo ni ibintu by'abantu, ibyo ni ibintu n'ibindi bigeze kure, ariko hariho ibuye rikomeza imfuruka. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwizera kwacu kugomba kuba kwibuye rikomeza imfuruka. Amen. Hariya kuri Yesu Kristo tukamuhanga amaso, kuko Bibiliya yatubwiye ngo abantu bose bizeye iri buye bakaryubakaho, bakubaka kuri iri buye bakarihagararaho, bakagira ibyiringiro byabo, kwizera kwabo bakagushira kuri iri buye, ntibazakogwa n'isoni. Amen. Nta soni zizobakora, ntibazasindwa, ntibazagera igihe ngo batekereze ngo bavuge ngo ese ko bibaye gutya biragenda gute. Ntabwo bazakogwa n'isoni, kuko bubatse ku rutare. Bibiliya niko izitubwira. Yesu ariko aganira aravuga ngo avuga hejuru y'inzu zibiri, aravuga ngo hari uwubatse inzu yiwe ku rutare, n'uwundi nawe yubaka inzu yiwe ku musenyi. Ngo imvura iragwa, umuyaga urahuha, imivu iratemba, ngo byose byikubita kuri aya mazu yombi. Ariko iyubatse ku musenyi iragwa. Kubera iki? Kuko yari yumvise ijambo, ntiyarikomeza, ntiyigeze yita
ku ibuye rikomeza inzu, ku ibuye rikomeza imfuruka. Ariko ngo umuntu wumvishe ijambo akarikomeza, uwo nguwo ngo ameze nk'uwubatse inzu yiwe ku ibuye rikomeza imfuruka cyangwa se ku rutare. nawe yahuye n'ibigeragezo nk'ibi byahuye na mugenzi we, naho yahuye n'ibibazo nk'ibi byose. Umuyaga warahushe, imvura yaraguye, imivu yaratembye, ariko iyo nzu ngo ikomeza ihagaze. Amen. Kuko yubatse ku rutare. Amen. Kuko ifite umusingi, ifite cornerstone, ifite ibuye ry'ifatizo, ifite ibuye ry'imfuruka rikomeza imfuruka. Amen. Bavandimwe, mureke kwizera kwacu tugukure ku bantu, tugukure ku bakomeye, tugukure kuko abakomeye bazashira, bazatambuka, kandi n'abo dutekereza bazatambuka, n'ibyo dutekereza bizatambuka, ariko kwizera kwacu tuguhange ku ibuye rikomeza imfuruka, kube kubatswe ku ibuye rikomeza imfuruka. Ibyo byiringiro tubikomeze, tubihagarareho, tuvuge ngo turizeye kandi twizeye Yesu Kristo, kuko niwe buye rikomeza imfuruka. Uko kwizera ntikuzadukoza isoni, uko kwizera kuzadutsindira byose. Amaherezo yako ni ukunesha. Amen. Kunda abaririmbyi baririmbye indirimbo izivuga ngo kwizera kwa Yobu ngo ni nka kujya kw'ifarashi y'intwari, ngo izisimbagurika ngo igiye ku rugamba, ngo yo ntizigira icyo itinya, ngo ntigira n'icyo izikangwa, ngo amaherezo y'iyo farashi ngo ni ukunesha. Iherezo ryo kwizera gushingiye kuri Yesu Kristo, iherezo ryo kwizera gushingiye ku ibuye rikomeza imfuruka ni ukunesha. Kuko kwizera bene uko gushingiye ku ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe n'Imana. Amen. Nubwo ryo kwangwa n'abantu isi yose ikajyanga, ariko ryatoranijwe n'Imana. Ikindi cya kabiri, niryo ry'igiciro ryonyine, ryonyine riba iry'igiciro, riboneka ko ari iry'igiciro cyinshi, ngo twubakwe aho ngaho. Mureke kwizera kwacu ariho tugushire ku ibuye rikomeza imfuruka. Iri buye turihanga amaso, kandi ntiturihanga amaso ku buzima bwa none, ntiturihanga amaso ku buzima bw'uyu munsi gusa cyangwa bw'ejo gusa, ahubwo turihanga amaso kugira ngo rihindure ubuzima bwacu bw'ejo na nyuma y'ubu buzima. Nanone rirahari, turaritegereje, na nyuma na mbere yabo. Imana ishimwe. Abantu nubwo yo kugirira neza ukabaho neza none, ariko ejo wenda cyangwa ejo bundi mu minsi iza bikamunanira, ariko hari ahandi ho atubasha no kugerageza. Nta muntu ushobora guhindura pase y'undi, ibyatambutse byawe. Ariko iri buye tuba tuvuga, iyo wizeye Yesu none, iwe azahindura ahereye mu byakera byawe, byakunaniye, byakwishe, byakubatse, byakera biriya amateka. Numvise abaririmbyi baririnze ngo azahindura amateka mabi. Imana ishimwe. Amen. Ayo mateka ngo akayasibanganya, akakuza uwundi muntu. Mukabona umuntu arahagurutse akavuga ngo njewe uko umubona nari ruhagwa, nari umwicanyi, nari umugizi wa nabi, nari umuntu udashobotse, nakoze ibibi, ariko Yesu yarambabariye, yangize uwo kwizerwa. Mukamwizera umuntu baba amazeho ibintu wabibye, ariko Imana ikamwambika, kubera kuko yamukijije, kubera kuko yahanze Yesu amaso. Imana ikamwambika imbaraga, ikamuhindura iyindi shusho. We mukayibagirwa mwese, ikayihanagura mu mitwe, mukamubona nk'umuntu muzima.
mukaja kumwizera mukamubisa amafaranga yanyu, mukamubisa ubutunzi, kandi mukamubisa n'imitima. Umuntu sikanswe Yesu. Mureke duhange Yesu amaso, ubakwe kuri we. Ikintu cya mbere tugomba kubaka kigakomera ni ukwizera. Iyo kwizera kwacu twamaze kugushira kuri Yesu, twamaze kukurangiza kose inyuma, biba birangiye. Ikintu cya kabiri aricyo nsohorezaho uyu munsi ni imirimo, ibyo dukora. Yakobo yaranditse aravuga ngo nimuzane kwizera kwanyu kutagira imirimo. Aravuga ngo kwizera kutagira imirimo kose kuba gupfuye. Kwizera kugomba kugira n'imirimo. Imirimo yacu, imirimo y'abakirisitu, ni ukuvuga ngo iyo umaze kugira kwizera ugomba kugaragaza ukwizera ufite biciye mu byo ukora. Ibyo ukora nibyo bigaragaza cyane cyane uwo wizeye uwo ari we. Nubwo kwizera kuri mu mutima, kwizera kuri muri twe, kwizera iri imbere, ariko ibikorwa byawe byonyine nta kindi ukoze, byonyine gusa bigaragaza kwizera. Bibiliya zitubwira mu gitabo cy'Abaefeso ngo turabo yaremye, ngo ituremeye imirimo myiza, kandi ngo iyo mirimo ngo Imana yayiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Iyo ushaka ngo ibyo ukora bigende neza, ni uko uhagarara ku rutare. Ugahagarara ku rutare, warangiza ugakora imirimo myiza. Imirimo myiza igihe cyose, izivuga ubutumwa, imirimo myiza izikora ibitangaza, imirimo myiza izigera kure kurusha ijambo iri ngiri tuvuga, kurusha ivugabutumwa iri tugendamo. Kuko narasomye ijambo ry'Imana hano mu Bagalatiya, sanga imbuto z'umwuka zose ni imirimo, n'ibyo dukora. Ibyo dukora ni verbe zigomba kuba konjige cyangwa se zigomba gukorwa. Imana ishimwe. Imirimo yose dukora igomba kuba ifite base, ifite isoko. Yesu yavuze ngo ni jewe muzabibu ukuri, kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ngo ishami ryose ryo kuri nje, yego riri kuri nje, ariko iryo shami nimba ritera imbuto, ni ukuvuga ngo nimba ritagira imirimo, ngo iryo shami ngo araritema akarikuraho. Ngo ariko ngo irifite imirimo ngo ajyaganyaho amahage yaryo, ni ukuvuga ngo araribagarira akarigirira neza kugira ngo rirusheho kwera izindi mbuto nyinshi. Nimba twubatse ku rutare, nimba twubatse ku ibuye rikomeza imfuruka, mureke ibikorwa n'imirimo yacu bibivuge kurusha uko tuvuga n'akanwa, kurusha uko twebwe tubikora, apana kubikora tugenda tubyamamaza,
ahubwo imirimo yacu yonyine yivugire, yonyine igere hariya, yonyine igende ivuga, yonyine igende ivuga, twebwe ducecetse. Nico gihe tuzovuga ngo twubatse ku ibuye rikomeza imfuruka. Bavandimwe, reka mbasezerere ndangiriza muri iri jambo twasomye. Ijambo twasomye mu Efeso, reka nongere ndisome, ryatubwiye ngo ntitukiri abashitsi. Duhereye hano 2:19 byatubwiye ngo nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke. Ntabwo hano mu nzu y'Imana mukiri abashitsi cyangwa impunzi cyangwa abantu abasuhuke nk'impunzi, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. Muri Bibiliya y'Icyongereza iyo ntiyavuze ngo bumwe, ngo muri fellow citizen. Ni ukuvuga ngo mwebwe mufite ubwenegihugu kimwe n'ubw'abera, dufite ubwenegihugu kimwe n'abera. Ni ukuvuga ngo you are fellow citizen. Niko hano muri Bibiliya y'Icyongereza yavuze ngo dufite ubwenegihugu bumwe n'abera, dufite nationalite imwe n'abera. Aravuga ngo ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo muri famiye, muri mu nzu, muri abo mu rugo rw'Imana. Kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo mwubatse ku magambo mwabwirijwe, mwumvise ku ntumwa n'amagambo yavuzwe n'abahanuzi. Ariko nubwo ibyo byavuzwe ngo Kristo, Bwana asifiwe, amen, ngo niwe buye rikomeza imfuruka, niwe cornerstone, niwe buye riza rikomeza imfuruka. Ngo kandi muri we nimwe inzu yose iteranyirizwa. Irakura ngo ibe urusengero rwera rw'umwami Yesu. Icyo nshaka kubabwira uyu munsi ni ukuvuga ngo ntimukiri abashitsi, ntimukiri n'abasuhuke, ntimuri abashitsi kandi ntimuri impunzi. Noneho muri fellow citizen, muri abo mu nzu y'Imana, muri abanyagihugu. Ndetse si uko gusa, ntimuri abanyagihugu, ahubwo muri abo mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo muri abo mu bwami indani, muri abo indani. Impamvu yacu ngo ni uko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ngo ariko Kristo ngo ari we buye rikomeza imfuruka. amen, Kazanyu nibagenzura bagasanga Kristo niwe wubatse imfuruka z'inzu yanyu, Imana ishimwe. amen, Uzuvuga ngo mu ijuru ni igihugu cyacu, uza wicara uvuge ngo sinkiri umushitsi, sinkiri umusuhuke, sinkiri na refije. Ntabwo ndi refije, ntabwo ndi impunzi, nta nubwo ndi n'umushitsi. Ni jewe ndi uw'indani, ndi uwo mu nzu, kandi si mu nzu gusa, ahubwo ndi uwo ibwami, ndi uwo mu nzu y'Imana, mu rugo rw'Imana. Imana ishimwe. amen, Yesu atugiriye neza,
Yesu atuganze twumve ko turi ab'indani kuko Amen. twubatse ku ibuye rikomeza imfuruka. Amen.